Hello, welcome to Dam Show TV. Ufite ikibazo cya mashine yawe mu gihe uyakije ikaba idakomeza kuri Windows ahubwo ikahita directinga kuri setup. N'ibi ngibi kayifungura yakaka ikahita iza hano. Kino kibazo cyawe cyakemuka ubikoze muri ubu buryo. Kanda kuri karaka flash kareba hirya ugakomeza ukajya hano muri boot. Uwinjiye muri boot urakomeza hano kuri OS selection. OS selection hano ukandaho. Hano Windows 10 64 bit hano muri uhitamo others. Haraba byanze ugahitamo others, niho hano ho biremera ugakanda save and change. Save changes and reset. Ugakanda enter, warangiza ukongera ugakanda enter, ubwo ukaba uremeje usavinze setting, warangiza ugakomeza itangira yiribootinga bundi bushya, ubundi gakomeza. Hano biramutse byanze hakaza andi magambo nikomereze kuri Windows, shobora kuba ari Windows itarimo cyayagize ikindi kibazo cyangwa ari izindi setting zahinduwe. Hano machine iraka nkuko tubivuze, ni igihe machine yawe uyatsa ikahita idirectinga kuri setup, akaza ira blue screen harimo boot option n'ibiki byose. Rero ugana kuri boot, warangiza ukajya kuri OS selections ugahitamo others. Usanzemo others uhitamo Windows 10. Mu gihe ibyo byose byanze, ikindi kibazo cyaba ari Windows yabaye crashed. Hano rero urabona ko biri gufunguka. Turakomeza turebe koko nimba kino kibazo gikemuka bitongera kugarukamo. Urabona kiri gufunguka bisanzwe, nta kindi uhindura muri setting yo kugira ngo yake. Ujya hariya muri setup cyangwa ukoresheje F2 ukinjiramo. Wamara kwinjiramo ugakanda ku flash kagana hirya wegera boot. Wamara kwinjiramo ukajya kuri OS selections. Hano buno buryo kuri OS selections ugahitamo others. Bino ni ibyo kuri i5 positivo n'izindi wakireferaho ukagenda ureba izo setting ugachanginga OS selections. Ahari igihe haba ari disabled ukeneboringa bitewe n'iyariyo. Urabona ko machine yacu ifungutse kandi bitemeraga. Noneho reka turistarting machine turebe koko nimba iri bwake nkuko bisanzwe itiriwe idirectinga kuri setup. Kanda alt plus F4 tugakanda agafresh kamanura kugira ngo tujye kuri restart tugakanda OK cyangwa ugakanda enter, ubundi tugakomeza ikirestartinga tukareba koko nimba irahita directinga ikomereza kuri setup cyangwa irakomereza kuloadinga Windows ubundi gafunguka neza. Nyuma yaho turareba ubundi buryo turi bucekinge nimba koko machine yacu byakize bitari bwongere kugarukamo. Urabona ko yatse bisanzwe itakomereje kuri setup. Ese nawe waba ufite kino kibazo? Bigenze gutya nta kundi ukuganishe kuri setup directly, wita ukomeza kuri boot option. Hariya muri setup ukoresha tuno dufuresha, akazamura akamanura agatambika, utwo niko ukoresha. Uhitamo boot option cyangwa kujya muri menu zitandukanye
kanda agafureshi gatambika n'akagarura n'akajya hirya udutambika twose. Hano rero tuzimije mashine yacu, turayijimije cyangwa ukayizimya ukoresheje ya buto hard shut down, tukayizimya tukongera tukayatsa tukareba koko nimba ikomereza kuri setup cyangwa yaka bisanzwe. Urabona yatse bisanzwe rwose. Murakoze, nuko bigenda ubihindura muri setup, kandi mugire ibihe byiza, mukande subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona byinshi byiza wiyungura ubwenge muri tekinoloji. Nta kindi, mugire ibihe byiza. Riderman Show TV, kanda subscribe kugira n'ikindi gihe tujye tubana mu nyungurabwenge tubagezaho.